Mvugana iki nawe? Nomero yanjye ushaka iki? Njyewe nta kintu mvugana nawe, situziranye, ntugapfe guhagarika abantu bose ubu. Nta n'ikintu mbundi wakora naguhaye umwanya wanjye, ndimo kubyicuza. Sasa nese ko numva utangiye kubona. Nese njyewe nta nubwo basi subanje no kunsuzuma ze ngo bimeze bite ngo nagukunze ubundi uba muzima. Kuba muzima ubundi muzima kubera ko ibintu nyine nkubwene ko kugenda. Njye ntabwo nkunda duhungura duheheta gutyo. Kandi ibyo ntabwo ndakunda n'undi munsi. Ntabwo nifashe nabi, ahubwo ni wewe wansuzuguye. Guhura n'umukobwa bwa mbere mu muhanda ukamubwira ngo uramukunda, ngo wamusuzuguye cyane. Sister nge nagukunze kandi ndashaka kubikubwira nta kibazo cyabikiri. Nturacyabisubiramo. None se ngiye ko nagukunze urumva ari uburenganzira bwanjye. Sinzi uburyo uri bufate ariko icyiza ntabwo wabifata nabi. Kamanze ngo kubera ko niko kuri. Iyo wakunze umukobwa ntabwo ako kanya mugihura mu muhanda nta n'isogonda nta n'umuntu atanga wankunda. Wankundiye iki? Njye nakubaye mbona twakumenya. Nyine wankundiye iki? Sister twe kugorana sibyo? Cyiza. Okay, mu byiza byoroshye suri type yanjye sinkunda abatipe bagufi. Ibyo byose rwose ubyumve neza n'umutima wawe wose umve ko utari type yanjye. Bivuze ngo njijije ku ndeshye. Ntabwo ari ukuvuga ngiye fata ko type. Basa amaye amahirwe matoya. Kumva tukavugana gake gake ko bizagenda. Okay, ngambwira ikintu twavugana. Nakubwiye ko mfite umukunzi sibyo? Ngambwira ikintu nzavugana nawe. Ikiza nyine wowe byemere basi nyine tujye tuvugana gake gake buhoro bizagenda neza. Umva kamusubirire sinkunda abatipe bagufi, sinkunda abatipe birabura kandi ikindi mfite n'umukunzi. Neza sister. Basa amaye n'amahirwe nawe. Umva rero umubwire n'undi munsi ntugahagarike umukobwa wese ubonye suzi icyari cyo suzi ngarava haraje. Dore ubuhungu nkamwe muzagira ibintu mutazi. Siko n'utangiye kurakara. Nubwo ki? Nubwo utangiye kurakara ariko sana n'inkozi. Ikosa ribi cyane nk'ubu. Bo basi mbabona sibyo? Rata sisi tambwira ubwo umuhungu yaguhagarika mu muhanda. Kumbe. Ni gisigaye urimo. Ndakubaza. Asigaye ukanda kuzaho umutwe mushiri ndagukunda ni wewe nyene nkunda. Urankunda buriya bose ntawe ko numvuze turi kabwe njugu. Bitne kange njugu. Niso amayezi wewe wazi ugahemuka umutima wanje. Umfero ngurankunda umva igenda nibyo. Hari ubwo dorukana wambwiye ngushye. Ubwo dorukana nakubwiye gute? Wambwiye ngushye. Nakubwiye gute? Nakubwiye ati no shaka kongera gusubana nawe. Ariko ngewe wenda nari ngukundamo gake. Ntago nari nzi ko wampemukira nk'uko. Bamwe kudashaka ko njya gusubirana nawe cyangwa. Hanyuma uri kumbaza. Ndikubaza iki? Kumbaza iki? Ndikubaza iki? Ndikubaza yuko uri kumbabariza umutima wanjye. Yewe sinzi impamvu wewe wanaje mu buzima bwanjye n'ukuntu mbona uri debire mu mutwe. Uri kijuju wewe. Uwanje wabazaga rero w'inkoko. Wawe. Cyari urukwaho. Ariko wewe uri ukuntu wambwiraga. Hari umuhungu nkawe utekereza nkuko kwawe. Yewe. Shatse imvura impamvu ubonye Imana yatumye mpura nawe. Sheri, zari inzozi ndabikubwira wanga kubyumva. Ugiye ngo nkora iki? Zari inzozi. Ubona ngo wumvaga ko ngende bikora iki? Ye numvaga. Cyo nagombaga gukurikiza ubone kiriki. Numvaga ibyanyabyo ubwo uri kidebire. Yari inzozi. Umva neza kubwira. Kongera no kumva. Ngana no kugutuka. Ari ikintu kimwe ukeneye kumva ko. Aha. Uranyumva neza. Niko agahungu. Naho dahatwo. Dawasi. Nyumva neza wa mukobwa. Kandi unyumve neza utega amatwi wumva. Icyambere. Singukunda. Singushaka. Va mu maso. Bakuvemo amaso. Rero ukumva nani kuburyo umenyera uriya Yesu. Neza sindishiri wa. Neza kudusha. Ngiye gukora woncha. Nyoreze kuri kwa ko mwaro ubundi zese. Neza urakora ngo bigende. So ndiye boro hamwe. Kibyo tubireka. Sura reba iki hari. Reba iki hari.
oya mugira ngo atagira umuntu uza akatugoya abona niba dukundana ibintu bari ibyacu kugira ngo atagira umuntu uzateza akavuyo njye nawe turi kumwe. ntabwo ari Kukumbura gusa ntabwo bizi uzi ko iri joro nakurose wandose iki narose ngo twajya ahantu ku mazi iwana ngo bimeze neza wambaye kapi turi koga ndugaga none arose evi wanza icyo kora harabura amazi ahangaha urabona ko nawe nyine bijya gusa ariko nyine urabona ko ntari heza ahantu nakunze hari view nziza haratuje hameze neza cyane ntabwo ariko nari mukumbuye rero zara zanjye se shaka zimeze ako se uriya musaza wawe musaza wanjye se shauriye uza amahane agira amahane uko umureba aramutse kuriya uzi ko yaranyishe ngo n'akantu urebe ukuntu kangana uzagira ugize umwaka ugasanga turi kumwe uriya muntu afite n'imbunda uzi ko yakurasa nyirumva nkubwire sinigeze mubwira ko mfite umukunzi sibyo noneho ugize umwaka agasanga turi kumwe waba wirebera ibikubaho kandi nanjye sinzi uko nawe none se nzakora iki kugira ngo yemere ko njye nawe dukunda kugira ngo tujye duhura abe yambabwira ati garafurere ko kuri icyo nawe ashaka nyine ni ukumubwiza ukuri mubwira ati mfite umukunzi bimeze gutya na gutya ariko nyine sinabimubwiye naramuhishe ubwo urumva ntabwo ari sawa wese be ubu nzahinde kuza kwiperezanta kuri musaza wawe abona ibyo byose ni ibintu twakakize ku babyeyi ubwo nazaza wabeza n'iby'ababyeyi byo bireka ugahita tubiganira kubera iki ahubwo ugomba nyine kuza kubwira musaza wanjye ko dukundane ibyo ababyeyi bameze nkabimubwira inari ya mahane yiwe wese she ubu nzaza kwiperezanta kuri musaza wawe kandi nakaje nkiperezanta ku babyeyi bawe sha baby waretse kunyibutsa iby'ababyeyi banjye koko neza uri kuvuga ku babyeyi bawe ni ikibazo basi sorry reka tubireke baby iby'ababyeyi ko tube tubiretse ahubwo ukamwibaza se baby ndamutse musize wamwiki sha baby rero nakubeshye ngereka nkubwire pe uramutse usize nakoresha ibishoboka byose nkasubirana na ex wanjye wa kera noneho wowe ukumva ex wawe wa kera nta n'isoni erega baby ngiye niyo mpamvu nanjye nahita nkumbura ex wanjye nese baby ex wawe yagusuraga kangahe mu cyumweru ex wanjye we rero nakubeshye pe ni nka 4 mu cyumweru n'ejo yaraye 4 uravuze ngo n'ejo yaraje urangije urampamagara wasubiramo ibintu ariko se waretse kuniga ntabwo mbajije ngo turamutse dutandukanye nakora iki nanjye nagusubije ngo nagerageza uko nshoboye kose nkasubirana na ex umva njye nawe dutandukanye ariko se sheri ntabwo nakubwiye ngo turamutse dutandukanye nakora uko nshoboye nkagarura ex nakubwiye ngo nagarura ex kandi urabizi neza ni wowe twaba dutandukanye urumva rero ni wowe naba ngaruye kandi urabizi neza ko n'ejo ni wowe wansuye none se wowe buri ex wanjye si wowe naba ngaruye wowe gusobanurira ibintu wowe ukabyumva ukundi nyine baby mbabarira ntabwo sawa nyine taha nezugo umuntu yakubabarira aha tuzasubira mbasumira neza ngira ko mbabariye ngende nishimye sawa ndakubabariye ngaho taha mbwira romantique nk'uko turaza kuvugana kuko nuko nsezeye watashye
nanjye ngo mfite mushiki wanjye da igihomora. Ndakaswe nyigire ukuntu kikura nk'ikinyamushongo. Ubwo niho waza. None se buriya wiwe he buryo? Niriwe sora niriwe. Kandi wowe ugiye kuzatera abantu mwaka. Niko nje ndi kubibona. Nese mwakukina. Ndakubaza nyine wiriwe he mu byukuri. Nese rero niriwe. Niriwe. Wiriwe? Nge nk'ubu ndagusuje ngo mwiriwe cyangwa ndakubashe ngo wiriwe? Aho niriwe na. Inzira nsanze manene. Ariko wa mukobwa wareka kubaga kumara kuko ukiri mutoya. Wamenya ko kiri. Nyine ugiye kubikirara. Kuba nagiye nakubwiye nibyo bisobanuye ko uzunangira mu muhanda umbwira ngo mbaye igihomora mbaye iki byacitse byayo. Nta nubwo mbajije uko ibibazo mfite so mbajije ko ameze uje umbwira nabi. Ibibazo ufite ikindi kibazo ungewe ndi kukubonaho. Uri kugenda wikura nk'urwaye malaria cyangwa sida. Sibundi ibyo birakureba. Sida se warayine. Bitandeba ntago tuvugana nge nawe. Ariko bro twaje nk'ibintu gato ejo ukambaza mfite. Nakubwira mu mutima mwiza n'akarwi gato utaje umbwira. Cyokoze pe nta kibazo. Ejo nugira ikibazo uhura nacyo rwose umva nyakwanga kumvira yumvirije urukumva neza. Ibi byatsi wiriwemo ibise ibi ntago ari byatsi. Umushikazi uri mucika ibi byatsi se bro kumbanye icyatsi bigiye kuba ibibazo nabyo. Noneho usigaye uva mu mageto ugeze mu bigunda. Nese se bro mano azezuka kunyeki. Fata amaheru yawe. Nese ubaka nimba nanyuzeho kakanja nabyo ugiye gukomatinga mu bisambo. Se bro mani wanze kumvira se na nyina yumvirije nubwo ntari. Ubundi ngigiye na herebera nahaje ubundi birakureba. Na cyawe natwaye nta cyawe ubundi urambaza iki? Wokareba ibayi we se ngewe hariya nutangira kunya mu ibase ngo nzakushyira. Uzanyihorere nze. Sinabisaba. Sawa, don't worry kabisa. Buri gihe si warahindutse usigavuga nabi. Uko nakachitwa kako na maji. Yeso ndi bro wabaye iki? Tambuka tutahe. Oya nawe ukwiye kugabanya ubwo bufakini. Ubufakini wowe urazunguza umusutu ukajya kwirwa ubungera mu buhungu ubuntu bufite imisatsi wagira ngo ni imirizo y'abantuzo y'abazimu. Mumva mama na papa aho bapfiriye urukumva nzababwira yuko wiri guzunguza uwo mwoyo mu ntuzo.